muraho amwiriwe amakuru yanyu. Yesu ashimwe cyane. Umva, Yesu ashimwe cyane n'indamukanyo yacu twese abemera Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo. Niba tamuriza Josephine nanone muri kumwe kuri mikoro za Manovala Shoranda. Mumeze mute amakuru yanyu? Nukuri abarwaye turabakomeje ngo ni mwihangane, abagize ibyago ni mukomere, Kristo ari kumwe namwe muri ibyo bihe bitoroshye. Abaterejwe cyamunara, umuntu wese uri muhura n'ibintu bihinyuza umutima we, turababwiye ngo ni mukomere, Kristo aracyari ku ngoma. Ibyo bihunyuramo Kristo muri kumwe. Meshak, Shadrach na Abednego bagiye mu itanura ry'umuriro bibaza ko ari bo bonyine, ariko Kristo yabasanze mu muriro hagati. Nawe ndagira ngo ngukomeze nkubwira ngo Kristo ashobora kugusanga muri icyo kibazo urimo, muri kumwe rwose, ukomere wihangane. Yego, nanone n'abagore b'abanyembaraga, ndi kumwe na Peace Cyomugisha, ndi kumwe na mama Pastor Hope muri Katete. Aba women of valor. We are the women of valor. Aba women of valor. Ubutatu butagatifu. Batatu cyangwa babiri, none twebwe turi batatu, aho bazaba bari bahuje umutima. Nzamanuka nze mbane nabo. Aha rero hari wundi ukomeye duhaye icyubahiro, ni Mwuka Wera w'Imana. Hope. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe batamure. Umva, uze twiririmbire ngo tugutendereza Yesu, Yesu uri mwana gwendiga. Umva, ahantu twabaga mu bihugu by'amahanga babaga mukumburanye cyangwa mwarangije gusenga muri mu iteraniro biryoshye, murangije amateraniro mukaririmba ko karirimbo muhoberana muramukanya. Ubwo rero nari ndimo guhobera. Urakoze kunyakira. Twari tugukumbuye nanone. Mwana umugisha cyane, nanjye nari mbakumbuye. Kanyarira bimeze bite? Reka nkubwire, umurimo w'Imana urakomeje. Kizabonwa na urgence hose. For sure abantu b'Imana bari bagukumbuye. Amen. Nanjye nari mbakumbuye. Video yajyaga isohoka batari ko Hope ari hehe ko tutamubona? Bimeze bite? Akozi b'Imana mwari mukumbuwe pe. Imana ngo umugisha bati, nanjye nari mbakumbuye, ariko umurimo ni mugari. Mugari, umurimo wa Kristo ni mugari. Ariko nanjye nari nkumbuye aba Manovala, ndabakumbuye cyane, kandi ndashima Imana y'ikima yakakanya ko kugira ngo ngaruke bambone nanjye mbabone, imbone nkubone. Pastor Mezate, Pastor aho n'umuryango barashima Imana. Abana baraho bari amahoro, bari mu biruhuko, bameze neza. Mbabarira umbwire kizabonwa. Mwuka Wera aratubwira iki? Tutarajya mu bindi byose, banza utange itangazo. Imana irimo guhumuriza abantu, cyane cyane mere hano mu gihugu cyacu nk'abanyarwanda. Ibihe turimo urabizi, turi mu bihe bikomeye cyane, imitima yacu turi mu bihe bitugoye, ni ibihe nyine byacu byo kwibuka. Murabizi cyane cyane nk'abanyarwanda, twebwe turi abanyarwandakazi kandi twifatanyije n'igihugu cyacu, twese byatugizeho ingaruka. Ariko Imana irimo guhumuriza abantu, ivuga ngo ubwiza bw'icyo gihugu buzongera kuba bwiza. Amen. Ubwiza bw'abanyarwanda, ubwiza bw'abantu bababaye bakomeretse imitima buzongera kugaragara. Hari ubwiza twigeze, hari amateka twigeze, ariko Imana irimo kuvuga ngo amateka y'iki gihugu azongera kuba meza, ndetse n'ubu ni meza, ariko noneho igiye kurushaho. Ubwiza bw'abantu bugiye kuba bwiza. Amen. 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 Umva, warukumbuwe. Imana ngo umugisha, nanjye nari mbakumbuye. Zana ntiyakirira undi mukozi w'Imana. Mama Raya. Karame. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaza. Amakuru? Ndashima Imana. Papa Raya Mezate ameze neza n'abana, turashima Yesu. Umva, urasa neza. Urakoze cyane. Uriho favor. To God be the glory. Reka nkubwire. Wabonye feedback y'ikiganiro duheruka gukora cy'ubuhamya bwawe igice cya kabiri? Ni ukuri nashimye Imana. Wumvisemo iki Mama Raya? Numvise umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu. Numvise ko
impamvu Imana igirira neza abantu cyangwa se ikura abantu ahantu ni ukugira ngo bayikorere. Yigeze ibwira Mose, iramubwira ngo bwira Farawo arekure ubwoko bwanjye, amen, bugende bunkorere. Arekure. Imana iravuga ngo Israheli ni umwana wayo w'imfura, ngo rekura umwana wanjye agenda nkorere. Nabonyemo rero umugambi w'Imana mugari. Nabonye ko Imana ifite impamvu zo kugirira neza abantu kugira ngo bayikorere, hagire benshi bakira ku bwa bamwe bakize. abonye impamvu Imana yemeye yo kunyura muri biriya. Ni ukuri narayibonye. Nyamugoroba hari umukozi w'Imana nakurikiranye, Pastor Jessica, aravuga ngo ntabwo Imana hari imisozi itazagutumaho, kandi iryo jambo njya nkunda kurivuga, ariko yarivuze numva aranyubatse. Aravuga ngo hari imisozi atazagutumaho kuko ntabwo uyizi, nuzi amazina yayo, nuzi uko bawurira, nuzi uko uzawuminuka. Uwo musozi nawe ugutumeho Rwose. uwo yawutumyeho rero mureke wimuvangira, wishaka kumubuza kugera ku kanunga. Sure. Iba yawutumyeho uwizi kawuzi. Uriya musozi w'ubupfubyi rero yawugutumyeho ibizi. Ni ukuri. Yemeye ko ukageraho akanunguka kaminuka. Mwari kumwe burya yari ibizi. Amen. Amen. Reka nkubwire, for sure nagukabya kurimo nakongera. Nabonye nanjye umugambi w'Imana ku buzima bwawe binyuze muri kiriya kiganiro twakoze. Amen. Nakiriye amatelefoni y'abantu barira, nakiriye amatelefoni y'abagore, nakiriye amatelefoni y'abakobwa b'inkumi, nakiriye amatelefoni y'abagabo, nakiriye amatelefoni y'abasore. Maze kukwakira kuri mikoro za Manovala Shoranda. Nanaboneraho gushishikariza abadukurikiranye, nimureke twemerera umugambi w'Imana ube udutegeke, tube umugambi w'Imana ma pastor. Umugambi w'Imana tububemo kuko twemerera Imana. My power, my pain, my power. Umubabaro wanjye nizo ngufu zawe, izo mbaraga zawe. Ego umubabaro wa peace ni urimo komora imitima y'abarira uyu munsi. Amen. Amen. Urimo kumva? Ndabyumva. Mva nashimiye Imana ko nanjye nabonye umugambi w'Imana kuri peace. Amen. Nukuri ubu nshatse naguhanurira, nakubwira ngo umusozi wawe uhagazeho nuwo komora amagambo Imana igushyizemo, no komora imfubyi n'abapfakazi. Amen. Amen. Kuko narawubonye pe. Kandi ngendanye na Kristo igihe kinini, nakiriye muye n'abantu batandukanye, ariko this time ndabivuga shize amanga ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe nuwo kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Amen. Ndabizi. Imana iguha umugisha rero, warakoze kwemerera ubushake bw'Imana ukaba kuri wowe. Nukuri ndabishimira Imana. Hari undi mu mama twaganiriye tuganira kuri iyo nsanganyamatsiko y'umugambi w'Imana, arangije aravuga ngo hari ababyanga, hari abanga yuko uwo mugambi usohora, bikanga neza kubw'impamvu nyinshi batanga excuses zitajya zirangira. Kuko ndagira ngo peace iyo utemerera umugambi w'Imana guze kuri izi mikoro za Manovala, uvuga ibyo Yesu yakoze mu buzima bwawe, iriya mitima ntabwo iba yabohotse. For sure. N'ubu rero ndimo ndakomeza, tuboneraho gukomeza peace, reka bari wowe bivuga. Yego. Kuko uwo musozi ni wawe. Ngirira abacikacumu, imfubyi, abapfakazi bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi ya 1994. Mu magambo make agira icyo babwira. Murakoze cyane. Tugiriwe amahirwe n'ubuntu bwo kuba tubonetse kuri izi mikoro, bigahurirana n'uko turi muri ibi bihe turimo twese nk'abanyarwanda byo kwibuka abacu bazize jenoside. Mboneyeho rero nk'uko wari ubinsabye nihanganisha imfubyi. Ijambo ry'Imana ririyo
yaravuze ngo ni se w'imfubyi ngo ndetse ni n'umugabo w'abapfakazi. Nk'uko wari ubivuze rero ni ukuri twarabibonye, kandi ni ukuri barakuze. Barakuze, ukuboko kw'Imana kwaragaragaye. Ni ukuri mvuga ngo mukomere, Imana ni se w'imfubyi kandi ni Imana yo kwizerwa ifite umugambi mwiza. Iyo yavuze ijambo rero irarikomeza, koko ikaba ise w'imfubyi ndetse ikaba n'umugabo w'abapfakazi. Imana iguhereza umugisha. Imana iguha umugisha cyane. Ni ukuri bene data turifatanyije nk'abanyarwanda, turababwiye ngo nimukomere. Pisi aravuze ngo niwe se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi, nka pasiteri yabivuze. Ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere. Yesu arahari, n'ubuyobozi bwacu burahari kubashyigikira, kubakomeza. Hanyuma Kristo rero ushobora kugera habo bose badashobora kugera, muri kumwe. Ayo marira urira arayabona, uwo mubabaro w'umutima arawubona, niwe wonyine wo kuwomora. Imana ibaha umugisha cyane. Katujya kuri topiki yacu rero. Abo kubahwa bubahwe, hano tuba turi kumwe n'umutangi mukozi w'Imana. Iyaje rero turasariyutinga. Pasiteri, dufite insanganyamatsiko pisi uyu munsi. Topiki yacu iravuga ngo ni gute umuntu usenga, umugore usenga, umukobwa usenga, umugabo usenga, umusore, umuntu usenga, ni rihe tandukanyirizo afite rimutandukanya n'uriya udasenga bageze mu bigeragezo. Kuko njyewe usenga n'uriya udasenga turarwara twese, tujya kwa muganga, turapfusha, turahomba, turunguka, turakena. Umva, twese ibingeraho bimugeraho. Ndaburara akaburara, umugabo arankubita akamukubita, kandi twese dusenga. Umwana arananira akamunanira, njyewe nsenga uriya adasenga, sorry, ntabwo twese dusenga. Hanyuma rero njyewe ikintu ushaka kubibariza mwaba mama mwe, ni irihe tandukanirizo? Niki gitandukanya abo bantu babiri? Sibyo? Hope uri he ndi kizabonwa. None se kuwa gatatu zaburi hashanzaba nagiye ku musozi Prayer Mountain Uganda. None se shaho ejo waretse tukajya out tukajya kurya. Oya shanzaba ndimo kwiriza no gusenga. Sinzaboneka. Nzaba ndi mu masengesho. Batamuri shawaje tukajya sha tugende twirire. Uri hehe se? Ndi hano mu giporoso waje ukanyuraho. Ni irihe tandukanirizo? Urakoze cyane. Uragize uti tuganire kuri insanganyamatsiko. Kuko uku niko kuri ugeze neza kugira ngo dutekereze kuri iki kintu tunakivugeho. Hari igihe abantu baba confused. Akavuga ati ariko se gukizwa bimari iki? Ko nakijwe ahubwo ibintu bikarushaho ahubwo nagira ngo noneho ngira ngo nongeraho nakandi nagiye gusanga ahubwo abakijijwe noneho nibo bageragezwa cyane no kurushaho. Twebwe abari muri urugendo rwa Kristo usanga ari twe dutotezwa, kandi gutotezwa kwabaye na cyera no kwitorero rya mbere. Usanga ari twe tubabazwa, usanga ari twe dukandamizwa cyane. Mbega Satani aducanaho maremare, kandi impamvu yose twese turayizi nuko tutamukorera. Ariko uravuze uti itandukaniro ni irihe mu kigeragezo? Ugeze neza, ikigeragezo ni muri rusange. Ikigeragezo uko cyuriya kimugera, kuko twambaye umubiri twese, kuko turababara kimwe, tuva amaraso amwe, turapfa, tukazuka, tukabyara kimwe, tukagumbaha kimwe, tukarira kimwe, bwa butayu tukabujyamo kimwe. Ariko ikintu kimwe kidutandukanya ni kimwe gusa. Nakubwira n'ibintu nka bitatu. Aho niho Paulo yavugiye amagambo akomeye, aravuga ati se ubundi abayuda turusha iki abandi? Yavuze amagambo akomeye.
abayuda turusha icy'abandi. Ni nkaho cyakabaye nka question wenda nk'ikibazo akaba yarabajije, ariko aravuga ati icy'abayuda barusha abandi ni mu buryo bwose. Tubaruta mu buryo bwo gusenga, niho imbaraga zacu ziva. Tubaruta mu buryo bwo kugira ibyiringiro by'ejo hazaza, kuko hari communication tuba dufitanye n'Imana. Amen. Hari iby'Imana ivugana natwe, hari ahantu tujya duhurira n'Imana. Ikigeragezo iyo kije cyo gikora ibishoboka byose. Satani we n'imisi yafite hano ku isi ngo yazanywe n'ibintu bitatu: yaje kwiba, aza kwica, aza no kurimbura. We rero muri izo misiyo ze zose uko ari eshatu, iya mbere abagerageza uburyo yagutsikamira ukaba oppressed, ku buryo utabasha kugira ibyiringiro, atabasha kukwemerera ngo amaso yawe yibuke yuko hari umuremyi wanamuremye nawe wanatumye akubeshejeho muri kigeragezo nikikwica ariko ukaburiho. Noneho Satani we iyo niyo ntego ufite. Ariko twebwe abasenga Imana, twebwe abazi Imana, twebwe abafite Kristo, tumunesheje mu gusenga. Icyo nicyo cya mbere. Iyo niyo ntwari ikomeye, kuko intambara yacu ni iy'umwuka. Ntago dufata inkoni ngo turwane, kabone niyo ari umuturanyi muhanganye mbone nkubone. Twe ntabwo durwanisha amagambo, ntabwo tujwanisha, ntabwo twita n'aya mazina y'amagenurano kugira ngo umuturanyi abyumve yuko wamugenuriyeho. Ntabwo ariko turwana twebwe. Intambara zacu nizo mu mwuka. Urabyumva, intwaro ya mbere tubanza kuneshereza mu gusenga. Aho niho dutandukanye n'abandi. Naho uriya muntu udasenga nawe arageragezwa, arababara kimwe nanjye, ariko ntabwo dusa nkabo. Muririmbyi mwarabivuze nicyo kinezeza, yaravuze ngo dusangira nabo, tugenda nkabo, turya ibishyimbo nkabo, ariko ntabwo tumeze nkabo. Amen. Kubera iki? Hari ubundi bwami tuba turimo, hari amabwiriza y'ubwami bundi tuba turimo. Iya mbere ni ugusenga, icyo kidutandukanya n'abo ngabo bose. Noneho icya kabiri mbona cyadutandukanya n'uriya muntu udasenga mu kigeragezo hagati gishyushye cy'umuriro. Ariko ubwo ntituvuga ikigeragezo, tuvuga cya kindi cy'umuriro, cya kindi gitwika kabisa. Icya kabiri ni ibyiringiro, kuko tuba dufite amakuru y'Imana, kuko tuba turi kumwe n'Imana. Imana iraguhumuriza ko guhumura mwana wanje. Ntabwo ujye byibuka ibyo n'Imana ivuganye nawe ukuntu wumva umutima wururutse, ukumva umutima uraguhagaze, ukavuga uti Imana yanjye kina niho kirandenga. Ariko Imana yavugana nawe akubwira ngo humura mwana wanjye sinzagusiga, ikongera kubwira ngo humura ntabwo uzakorwa n'isoni. Numva ko nayo magambo uyabwiwe kuko wayegereye Imana wasenze. Nsema pastor, humura ntabwo uzakorwa n'isoni, humura ntabwo uzagusiga. Ndabizi pe ndanabyemera, ijye vugana natwe. Ariko ndi hagati muri cyamunara, ndimo ndaterezwa cyamunara. Imana ikambwira ngo humura ntabwo uzakorwa n'isoni, kandi inzu yanjye cyamunara irimo ijyana. Birashoboka. Ubwo si ibyo ngibyo byaminduraho iki? None se numva icyahindura ari uko cyamunara yahagarara. Oya, ndagira ngo ngusubize inyuma muri byanditswe byera. Uribuka umugaragu w'Imana Yobu? Uzi ko Yobu ari wo mugabo w'Imana, Imana yirase mu gihugu cyose cya Usi. Ni nkuko twavuga igihugu cyacu cy'u Rwanda kinini. Uzi ko ari wo mugabo wahagaze Imana ikamuhamiriza, ikabwira Satani ikamubwira ngo ariko wamubonye umugaragu wanjye Yobu, wamubonye muri iki gihugu burya nkunda kandi anyubaha. Satani aravuga ati se yabuzwa n'iki kukubaha, yabuzwa n'iki se kugukunda, yabuzwa n'iki se kugukorera nk'uko bikunejeje uko nguko. Satani aragenda asaba Imana, aramubwira ngo nyemerera mukoreho. Imana iravuga ngo ndamuguha, ariko icyo naguhaye n'ubugingo bwe. Ubwo se urashaka kumbwira yuko Imana yari yanze Yobu? Ntabwo yarimo. Si ikigeragezo se? Yobu se wibagiwe ko abana be bose yabatakaje bapfuye? Wibagiwe ko ubutunzi bwe bwagiye kugeza no ku mubiri we, umugore we akamusiga akagenda? Ariko uwo mugabo Imana yaje kumukubira. Imana ishobora kwemera iyo inzu imwe igatezwa cyamunara, haleluya, ariko ejo mu gitondo ikazaguha amazu. Ishobora kuba ari akazi, ariko ejo mu gitondo ikazaguha inzu mu mwaka umwe cyangwa 2 3. Ntabwo tuvuze ko bikunda kuba muri rusange, ariko bijya bibaho. Nguhaye urugero rwa Yobu. Yobu byamubayeho, arababara, baramutuka bagenzi be, inshuti ze zimuvaho, baravuga ati waba wubaha Imana, waba ukunda Imana bikakubaho, cyamunara ikakubaho, ibi bikakubaho, ibyago bikakubaho, ugaseba bigeze aha ngahe. Hari igihe Imana ijya ibyemera, ariko atari ukuvuga ngo yatwanze nangwa yadutereranye. Ukabusoza uvuga uti rwose niyo twakena, niyo ibintu byadushiraho, niyo twarwara tukajya kwa muganga,
twebwe icyo turusha abandi nuko dufite Kristo. icyo durusha abandi ikigeragezo ni muri rusange twese twavuze ko usenga n'utasenga turagerezwa twese icyarimwe ariko umukristo ntabwo yimanika mu kagozi kuko ubwe azi ngo no kwiyahura n'icyaha kandi azi ko nyuma yo kwihahura agiye Inoma arabizeye magambo yagendanye n'Imana. Icyizere cy'umukristo agira umupaka umubwira ngo ariko Imana ejo yabikora, ariko Imana yakora, hari uburyo Imana imuhumuriza. Ariko impamvu ujya kubona ukabona muri iyi minsi ari ibintu bikabije, umuntu ngo yaryamye puresha yazamutse yikubise hasi, ugasanga habayeho gutekereza ndengakamere, noneho bikagera naho abura umupaka. Ariko twe tugira mwuka wera ajya dukontorora, hari igihe natwe bijya kuturenga, ariko mwuka wera Imana akaza akabimanura agafata ku mutsi bikamanuka, Imana igatunga atari uko cya kigeragezo cyavuyeho, atari uko cya kibazo kitariho, atari uko rwa rugamba utarurimo, ariko nawe ukibaza uburyo ubayeho. Uzi ko ushobora guhagarara mu bindi abantu batashobora kwihanganira, bakavuga ati ariko none hararangiye, birarangira runaka ngira biramunaniye, ariko bajya kubona bakabona uriho nejo. Niho mpamvu tewe yarimbira ngo bugacya bukongera bugacya nejo bugacya, n'umwaka utaha bugacya, kandi uko bukeye umunsi ku wundi haba ari ibyiringiro, haba ari ubwiza bw'Imana, hari Imana kuko dufite Imana. Ikintu kidutandukanya n'icyo batamureba nugusenga Imana, ikindi no kugira ibyiringiro by'ejo hazaza. Ukavuga uti uyu munsi nubwo shonje ariko ejo nzarya, amen. Uyu munsi nubwo suzuguwe ariko ejo nzubaho. Zana kuko ndumva nangiye gutera amina. Pe karame urabyumvise umukozi w'Imana ibyo yavuze mama pasiteri, numva yaratangiye kujyana mwuka, nangiye kuvuga ngo amina amina, yaratangiye kumwumvisinga, none ndamuzi. Pe karame uyu munsi umaze uri umukozi w'Imana, uri umwingizi, uri mwingizi rwose, kuko abavu kuba pasiteri, kuba umuririmbyi, kuba umutanzi, uba ugomba kuba umwingizi. Umuntu wese wahamagaye agomba kumwingiza. Uvuye mu masengesho rwose, urasenga, urugo rwawe rwubakiye kuri Kristo, ariko ibigeragezo birisukiranya. Mu rugo ntibimeze neza, umugabo mu rushako ntibimeze neza, mu bana ntibimeze neza, mu mafaranga ntibimeze neza, amadeni n'induru, umuturanyi baracuragurira ha, mbega reka nkubwire kutangiye kuzakasa pe, umuturanyi aratongerera ha, ibintu byose birahagaze biki. Yego urumva birahagaze. Uvuye mu masengesho, umugabo araje aho kukubwira ati sheri mani guha umugisha, aguhaye iki zakumukuma, ariko cyane rwose buriya rata icyo urusha uriya utajya mu rusengero nuko wavuye mu masengesho y'iminsi 7 cyangwa 40. Oya, kuko baguhaye iki, wenda niba namukubitaho uwo muntu utazi n'utorero uko risa nakubitwa cyane rwose. Urakoze cyane. Nanjye ntabwo ndi bujye kure yuko mwene data yaravuze muvukaniyeho mbega. Oya, ntabwo tukuvukaniyeho kuko duhuriye kuri bimwe. Ni ukuri ntabwo najya kure y'ukuri. Icyo turusha abandi, cyangwa se umugore usenga icyo arusha udasenga, icyo umukobwa usenga arusha umukobwa hariya hanze udasenga. Ni ukuri ikintu cya mbere tugenda n'ibyiringiro. Ni ukuri nibyo bitugize, tugenda n'ibyiringiro byacu bishingiye kuri Kristo, twizeye ushobora byose, utaginanirwa, wadusezeranyije amahoro. Amahoro yadusezeranije ntabwo yigeze atubwira ko azayaduha, kuko ibintu byose biritambarare. Ntabwo yavuze ko azaduha amahoro kubera ko twubatse amazu cyangwa se batadukubita cyangwa se byo. Amahoro ye ashingiye ku kumutunga. Icyo dutandukaniyeho n'abandi rero, nk'uko wari ubivuze, cyangwa se icyo umuntu usenga arusha abandi, twajya mu ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba 2:10 haravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Haleluya. Ngo nubwo tugenda
nk'abantu turi abantu muratubona turi abantu tubabazwa kimwe ibyo bigeragezo birisukiranya nk'abandi bose ariko hari itandukaniro ry'imirwanire aho nkaboneraho kuvuga ku mugore w'umunyembaraga kandi yongeye kugarukamo neza noneho muri iyi nsanganyamatsiko kuri wa mugore w'umunyembaraga tujya tuvuga usenga wubaha Imana ukora imirimo myiza utangana uca bugufi mbese umugore w'umunyembaraga aha rero niho hazira kuko tutarwana nk'abantu intwaro z'intambara zacu si iz'abantu itandukaniro rihari rero umuntu udasenga iyo kigeragezo kimugezeho nk'uko n'undi wese cyamugeraho hajya haba kwirwanirira niba ari ikigeragezo cy'ubukene cyamukubise agashaka ubundi buryo yirwanirira ku buryo abasha kureba ko yagisohokamo aho rero katuvuge n'urugero agiye kwirwanirira agiye muri ruswa cyangwa se mu butekamutwe cyangwa se agiye mu madeni ananiwe kuyishyura bibyaye izindi ntambara cyangwa se agiye kwiba bimutwaye mu bindi bibazo atexpectingaga cyangwa se atateganyaga aho niho hantu navuga dutandukaniye nta mukristo bundi wirwanirira kuko Paulo yaravuze ngo kuko tutarwana n'abafite inyama n'amaraso turwana mu buryo bw'umwuka intambara zacu nubwo zitagaragara nubwo turwanira hahandi hatagaragarira amaso y'abantu ariko ngo zigira umumaro ushobora kuza ugasanga bigihari ariko nyamara buriya hari ikiba kirimo gukoreka narivuze kutirwanirira kuko akenshi iyo wirwaniriye bikuviramo izindi ntambara utateganyaga abakobwa hari igihe bicira inzira bakajya kwirwanirira mu bundi buryo mbese buri muntu wese bitewe n'ikigerageza arimo nk'uko waruvuze umuturanyi akakubera umuturanyi mubi ntabwo urwanisha amagambo ntabwo urwanisha agatuza n'amaboko intwaro z'intambara zacu aho dutandukaniye ntabwo ari iz'umubiri ntabwo turwanisha amaboko ahubwo dufite uwo tubwira akazirwana dufite yego umugisha ubwo uranyunganira Imana iguha umugisha ibaye ingingo ya gatatu ya mbere ni ugusenga nyine iryo tandukaniro irya kabiri ni ibyiringiro bisaza ariko utaragera ku byiringiro ratuvuze neza ni uburyo turwana bo barwanisha ibipfunsi yabona kamuroga n'undi akajya ikibungo yajya Tanzania undi akajya Nigeria kujya gushaka umupfumukazi urumva yajya kuri Maraya umwe undi agashaka batatu ubwo ni uburyo bwo kwirwanira ariko twebwe nk'abakristo Imana iguha umugisha ntabwo twirwanira kuko ndagira ngo mbwire abamanovara n'abamenovara mudukurikire kwirwanirira bigutinza mu kigeragezo ubwo ni ukuvuga ngo ubufashe mikoro ukabwira Kristo ngo wenda yikwambuye ntabwo ushoboye ngewe ndabishoboye kwirwanirira hari n'igihe bitagutinza mu kigeragezo bikagushyira mu kindi kibazo kirenze icyo wari ufite bikuzanira byinshi ahubwo cyane Imana iguha umugisha rero n'ingingo 3 ngira ngo twashingiraho itandukana n'iryo rikomeye tubabara kimwe turira kimwe tugira ijoro rikomeye kimwe ariko ntabwo turwana kimwe ngeze kuri iyo point hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari aho haza gukomera hakazaho n'iby'ubutwari nigeze kubaza Mwuka Wera ariko iby'ubutwari arambwira ngo ibyo n'ibyo abandi bavuga ko batabishoboye cyangwa bidashoboka ibyo bumva ko njyewe kiriya kingezeho sinzi ntabwo yanyira yambona iby'ubutwari ni uguhagarara hahandi undi yumva ko atahagarara iyo twageze rero muri icyo kigeragezo y'Imana yacu tuzi idukomeza n'izigahagarana natwe yego bya bindi wabonaga ko undi abona akavuga ati ndapfuye sindi buramike ukaryama hari wigeze kuvuga ngo uzi gusinzira uri muri private yego ukarota cyane ukerekwa ukaryama ugasinzira uri muri ayo niyo mahoro Kristo ata I know
barimo barakubwira baturayisohokamo cyane 15 days ukavuga utari ko numva Yesu ambwira ndose Imana imbwira ngo imayize cyane rwose kuko wabibwira yagira umusatsi ariko Yesu aba yatanze nukurajya yatanga none umugore cyangwa umukobwa twivugira umuntu urimo umugore araje umugabo araje aramubwira ati no kuri nushaka urakare nushaka ubireke nushaka uriya mukobwa ndaryamana nawe uriya ahubwo kugira ngo byoroshye iyakire uriya nzajya ndyamana nawe mwakire ko ari second wife uwo mugore yakora iki yajya ku mavi gusa agasenga yaganira n'umugabo yahamagara imiryango inshuti n'abavandimwe akababwira ishyano agushije hakorwa iki kuri uwo mugore cyangwa kuri uwo mugabo kuko n'abagore babwira abagabo bati no buriya simureka muri iyi minsi byarakomeye nigenda balance uburinganiye bwageze hose icyo navuga icyo ni ikigeragezo gikomeye kirya ibindi kirakomeye ariko nta gikomeye imbere y'Imana yacu byose ni ibigeragezo kandi Imana yacu yitwa Imana ishobora byose guhamagara imiryango ntabwo waba umuti kuko umugabo niba ari wiyo mwanzuro yafashe ntabwo umuryango wagera ku mutima ntabwo wagera wahaza icyo yumva ashaka muri we ikindi cya kabiri ushobora gusenga icyo nemera cyo ushobora kuba wasenga akaba yabireka cyangwa se akanakomeza akabikora yego birashoboka gusa ntanone ntiwamufata ngo murwane kuko tutarwanisha amaboko y'umubiri kuko intwaro zacu atari izo ntabwo ari ukumutuka si ugusakuza uramwihorera kuko nta kindi wamukoraho ugasenga Imana yawe ikaguha imbaraga zo gukomera muri icyo kigeragezo kuko uyizi kandi abazi Imana yabo bajya bakomera ugakora iby'ubutwaro ugakomereraho uwo undi muntu yumva atakomerera ugakomereraho undi yumva ati nabyiyambura nkahita mbishyira nko ku mutwe ariko Imana ikaguha gukomera muri icyo kigeragezo kandi twizera twese abasenga twizera ko nta kitagira iherezo twizera ko ikigeragezo niba kimeze gityo uyu munsi ejo kizahinduka niba gishaririye uyu munsi ejo kizamera neza icyo gihe rero ntabwo urwanisha amaboko n'inyama nta nubwo wamuterereza imiryango uwo mugore yakwihangana agatumbira Kristo wenyine niwe ujya ushobora ibidashobokera abantu no kuvuga ngo ukamureka niba bikora wamubwira uretse gusenga cyane niyo ntwaro yonyine inesha intambara zose inini ya yindi iteye ubwoba uko yasi kose gusenga niko kujya kunesha intambara. God bless you. Tugana ku musozo uyu munsi umuntu uvuga ati uru rugo rurashaririye rurabishye ruraruze abana barananiye buri kintu cyose ndabona gihagaze urugo ndarubona ni ruhari abana niba umva nawe unyumva mbega uwo muntu uri kwa muganga kuri bombone bamwe bati indwara ni ikira cyakora ushobora gushaka inshuti n'abavandimwe bakagukotereza ukajya mu Buhinde barayivura muri Amerika barayivura vugana nabo mukozi w'Imana Imana ngo umugisha cyane abadukurikiranye ndagira ngo mbabwire ukabura umuntu umwe uri muri ibyo bintu bikomeye cyane bibabaje umutima wawe ndetse nongeraho ngo no muri ibi bihe turimo twebwe ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'abanyarwanda ndabizi neza ko hari imitima irimo ivirirana ndabizi neza ko ari byo turimo kwibuka kandi iyo tubyibutse bitugiraho ingaruka atari n'umurwayi n'umutima wawe ushobora kuba urwaye ariko nk'uko dushoje tuvuga ngo muri kino kiganiro tuvuga ngo imbaraga zacu ni ugusenga ni ukuri burya uraguza arangira undi uraguza ukomeye cyane urenze uwo yaraguje natwe impamvu tuzahora tuvuga ngo gusenga nuko ari byo byatugira akamaro izo cyarengezi urimo kunyuramo hari izo twanyuzemo kandi turanesha hari ibyo twanyuzemo kandi turatsinda kubw'imbaraga zo gusenga nimukatubona hano kuri mikoro za Umanovara hari uburyo Imana iba yarabanye natwe hari Imana twagiye tubona Imana mu bitandukanye ntabwo Imana yahamagaye batamuriza muri Umanovara
yaramutoraguye ahantu gusa ubuhamya bwe murabuzi. Ntabwo Imana yahamagaye Peace ari uko kugira ngo gusa abe nk'ikirabyo. Ubuhamya bwe murabizi icyo shima Imana. Ntabwo Imana yahamagaye Kamashazi, hari ahantu Imana yankuye, hari ibintu Imana yakoze. Turavuga rero Imana tuzi, Imana twagendanye, Imana yaduhamagaye tukiri bato. Njyewe ngira ngo umunsi umwe nanjye nzabutanga, nzavugaho Kristo yankwe uburyo yangiriye neza, akama gakiza ndi umwana mutoya, uburyo ushobora guhara umuryango, uburyo ushobora guhara iyo niyo umuryango. topic y'ubutaha. Ugasinya ukavuga uti ndasezeye, ufite ababyeyi ntababuze. Peace icyo gihe arababaye ko ntabafite, mubafite, ufite so na nyoko, ufite basaza, ukunzwe, uri nk'umukobwa umwe mu rugo. Ariko Kristo akavuga ngo ndagushaka, ugomba kunyura mu bintu. Rero iyi Mana tubabwira twarayibonye, ntimukagira ngo turabagure turi hano twari twibereye muri comfort zone. Oya, twarayibonye, twayibonye mu muriro, ibana natwe hagara, turayibona amazi atemba, turayibona mu bihe bitoroshye, turayibona mu guteranwa, turayibona mu ntambara zikomeye, twarayibonye abarozi bahagurutse. Ndagira ngo mubwire ngo uri mu bihe nk'ibi ngibi, humura. Iguse icyo tugusabye, icyo ngusaba, imbaraga nguha, ambara umwambaro wo gusenga, ambara umwambaro w'amasengesho, wa mudamu we, wa mugabo we, wa musore we. Ibyo birimo kunyuramo, nta kindi cyagushoboza. Noneho utekereza muri izi ngo tuvuze eshatu, ubone ese ni gute urimo urwana. Urimo urarwanisha amaboko, urimo urarwanisha amarangamutima, urimo urarwanisha amaboko yawe n'imbaraga bisanzwe. Oya, shyira agapira hasi, emerera Kristo akurwanirire. Ariko nagira ngo mbwire ngo Imana yacu irabishoboye, ni nyembaraga kandi irahambaye. Iki nagira ngo mbwire ngo ugire ibyiringiro by'ejo. Ikigeragezo gishobora gutinda, kiraryana, kirasharira, gishobora gutinda kigafata umwaka, kigafata ibikaba 10 na 15. Ariko reka nkubwire, niba yaragiriye neza Yobu, yabuzwa n'iki kukugira neza? Iyi Imana yarahagaranye na Ana, akavaho igihe agaseka, akibagirwa ubugumba, icyo kigeragezo nayo kizakurwaho. Imana yibutse Aburahamu na Sara, ikabagira neza mu myaka yabo zabukuru. Uyu munsi tukaba twitwa abana ba Aburahamu, abuzukuru ba Aburahamu. Ndagira ngo mbwire ngo amateka yawe nabazahinduka, amateka wazahinduka. Gira kwizera muri wowe kandi ugire gusenga muri, ambara imbaraga byuka mu gicuku, iyambura gahe, iyambura celebration ziva mu bantu itandukanye, kuko ikigeragezo ni wowe kirya wenyine rukumbi. Baragushuka n'uwo mwamurana kubiri, ntabwo azi uburyo ubabaye, ntabwo azi uburyo ubabaye. Hari akanabonye ejo bundi gasirikira kuri WhatsApp kavuga ngo abantu baravuga ngo tukuri inyuma, ngo niyo bagiye nubimenya, ngo kubera ko bahora bakuri inyuma, bakuri inyuma nyine, ukuri imbere ni Uwiteka Imana Nyiringabo. Umugabo wa Ana yigeze amubwira ati niki kikubabaje? Sinkurutira abahungu. Ubwo ni ubuhenda abana. Ariko Ana mu by'ukuri ntibyamubujije kumusiga mu buriri, aragenda ajya kurira. Aragenda ajya kurira. Ntibyamubujije gusiga Elukana mu rugo, aragenda Gishiro kurira Uwiteka, ararira ageze igihe rwari sindwe. Umutambyi nawe amwibeshya, tuzageza ryari sindwe wa mugore we. Ahubwo turire cyane, turire bata, ahubwo turire. Esteri we ngo yabanje kugera ibwami aradamarara. Yego, aradamarara, ariko nari nifashe none reka mvuge. oya bivuge. Aradamarara ni umwamikazi, kandi kujya ibwami ni ukubanza ukasaba umwami akagutunga inkoni, ukamutonaho, utamutonyeho naho ujya warapfaga. Morodekayi ati nyamara wa mugore cyakujyanye hariya, umugambi w'Imana ku buzima bwawe ku Bayuda ni ukugira ngo igihe nk'iki batabarwe bikunyuzemo. Morodekayi aramubwira ati nta kibuza Bayuda gutabarwa, ariko wowe n'ab'inzu yawe. Umva Esther abonye bikomeye aravuga tumva ni hahandi hanjye ngo ariharajya gukirwa bene ntacyo yise mfite. Ati Morodekayi genda ubwira Abayuda bene wacu bose. Urimo kumva? Nago Esther yavuze ati nimuhaguruke tujye imbere y'umwami. Yaravuze ati mwese mufata amasengesho y'iminsi 3 mutajya mutanywa. Nanjye nuko ndi bugenze mutajya mutanywa, nanjye n'abaja banje niko tugiye kubigenza. Hanyuma tujye imbere y'umwami, ni mutonaho muto nishaka nanyica mfi n'ubundi nawe undi mugambi, aho kugira ngo ndamarare bene wacu barimo gushira n'ubundi nishaka mfi. Peace yaramaze kuvuga Ana, Debora, tuve kuri abo rero twiyizeho. Reka mbabwire itandukanyirizo hope ry'umugore usenga n'umugore udasenga pe, ry'umugabo usenga n'umugabo udasenga, ntabwo abo bantu bameze kimwe. Rimwe negeze kugira umuntu aransonga
aranzonga ndamubwira ni no please no, tinya umuntu buri saa sita uba wicaye atya, isi yose icecetse, ngewe nkanuye mvugana na data, mbwira Imana, mubwira Imana, aha ntago kimeze neza, aha birahagaze, aha byanze, aha birafunze, aha hakeneye gufungurwa. Saa 9 nkongeranye nkiyima ibiryo atari uko mbibuza muri stock, urega satani, nkiyima ibiryo, fata ibyawe, ibyo ni ibyanjye. Imbaraga z'umuntu usenga ni ku mavi. Hari no gusenga kuvuga Yesu ashimwe cyane, Imana ndagukunda, uri mwiza, ndagukunda Mana. No, uko no kuba inshuti n'Imana. Ariko noneho gusenga tuvuga hope ni ukukubwira ngo urwaye kanseri, kambabwire barambwiye ngo ubuse mvuga iki, ntabwo uzabyara uwo mwana wakoze accident, igufwa ryabaye paralyse, nubura amaso yanjye ndeba ijuru. Ku mwana wanjye wa gatatu mfite ubumora, mbivuga sinzareka no kubivuga, barambwira ngo wagize menopause ni ukucura hataragera kucura. Ndangije popo mfata impapuro ndazivuma, ndazibwira ni no twari ibicupuri byawe dayimo, jyana ibicupuri byawe, jyana sibyo bara. Reka nkubwire imbaraga z'umugore usenga, imbaraga z'umugabo usenga, nuko iyo bakubwiye ngo urwaye kanseri direct urukira ku mavi. Ikindi batamurema imbaraga z'umuntu usenga, we agira personal, icyo nakwitwa personal revelation. Nicyo niko nabyita nyine. Ni nayo mpamvu bashobora kubona peace, baramubwiye bati peace ufite indwara n'iyi, peace ukira ijisho ryawe rimwe ry'ibumoso ryahumye kera. Hari umumama nakiriye arambwira ngo abantu bamubona akareba, ngo ariko abaganga bo bamubwiye ko ijisho rye rimaze imyaka 10 ridakora. Namwira nisa wowe iyo ureba ubona ati gema mbona. Ndambwira nibyo rero, kora ku jisho ryawe uvuma imvugo y'uwo muganga, kuko satani yanyuze mu muganga kugira ngo akwicire ijisho. Vuma, senya ayo masezerano yatuwe ku buzima bwawe. Uyu munsi pesa aho utandukaniye n'abandi nuko ubibona ko muri stock hatarimo ibiryo, ariko ukavuga ati no nabiryo papa, nabiryo mfite, abana banjye baburaye. Gutabarwa kwacu ntago guturuka ku muntu, guturuka ku Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru. Sibyo hope? Uyu munsi wowe mugore ufite abantu kwa muganga, urwaje abana bawe, igisobanuro, igisubizo aho utandukaniye n'uriya nuko ari bujye kwa Sarongo kumupfumu, wowe ukajya mu nzu y'Imana. Nuko results zivuga ko buri minsi micyo ukipfira, akirukanyira mu Buhinde, nubwo ari byiza, ariko mbere yuko ujya mu Buhinde, mbere yuko ujya muri Canada, banza ugende ubibwire Mwuka Wera. Vuga uti ngiye kujya muri Canada, ngiye kureba uyu muganga runaka, ariko Mwuka Wera nitutajyana ntago ari bunyize, ntago ari bubishobore, ndavenda umurambo. Sibyo pisi? Nitutabana muri uru rugo, uyu mugabo sindi bumushobore. Nitutabana muri uru rushako, uyu mugore ari compliqué, ntago namushobora. Ntago washobora guhangana na Derira ujya mu bapfumu. Ejo bundi nakiriye telefone y'umugore ambwira ati umugore arandoga, hahandi numva nsigaje kwiyambura nkiruka. Ugira ngo ibyo ngibyo bizirukanwa, uzahangana n'uwo Derira hope ngo kuko wimakiya neza, wambara agakweto keza, ufite ta, ntabwo ibyo bibyiruka. Urakoze cyane. Uko niko kuri ntabwo ndacyabisubiramo, ntabwo intambara zacu, icyo ni cyabayita, ntabwo intambara zacu ari iz'umubiri, ntabwo turwanisha amaboko, turwanira ku mavi. Mu by'ukuri yenda tutabarambiye, ijambo ni rimwe, intwaro ni imwe, ni ugusenga. Biva mu gusenga, bajya baririmba ngo biva mu gusenga, gukira indwara biva mu gusenga, kunesha ibigeragezo biva mu gusenga. Umva icyo cyakunaniye, icyakuyobeye, icyo wumva utabwira na mama, icyo wumva utabwira umugabo wawe, icyo wumva utabwira inshuti kandi mukundana, ni ukuri bibwire Yesu. Niwe wenyine niwe ubishoboye.
niwe wenyine ubishoboye. Imana ibaha umugisha. Ijambo rimwe mu bapasiteri rimwe kuri aba bantu tugana ku musozo. Imana iguha umugisha cyane. Abadukurikiranye Imana ibaha umugisha gutega amatwi mu kumva amagambo nk'aya. Dufite menshi ariko tuzaba tuyababwira. Turacyabivuga rero, ni mu gusenga, ni mu kwegera Imana, ni mu kugira ibyiringiro muri Kristo, ni ukubana na Kristo akaramata. Noneho ukemera ukavuga uti njye ubu muntu mbuvuyemo, nemeye kubana nayo. Kandi noneho kugira ngo bigushoboze kubana nayo ni ugukizwa. Wowe udukurikiye utarakizwa ariko ukaba ufite intambara nyinshi zitandukanye, uri mu gihugu, uri hanze y'igihugu, ndagusabye ngo akira Yesu n'uzagushoboroza. Akira Yesu niwe uzaguha imbaraga. Ni ukuri warwana umwaka umwe ukavuga uti bitewe n'umuco wanjye n'ikinyabupfura naho nkomoka iwacu ntitwakora ibi, ariko hari igihe unanirwa ukaganzwa utinya ahantu na Kristo yavuze ngo umutima wanjye urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Hari igihe uhagarara ku mahame yawe ukavuga uti ngewe ndi inyangamugayo, ariko udafite Kristo hari igihe unanirwa. Ndagusabye rero ngo wakire Yesu, nicyo kintu cya mbere mu buzima bwawe. Akira Kristo agufashe. Akira Kristo mu mutima wawe, kizwa, hinduka. Shaka urusengero ujye mushaka abakozi Imana bagusengere, hinduka, wihane, kureka. Nurangiza wakira intambara zawe zose n'ibikuremereye. We Yesu ngo ahora ateze amaboko avuga ati abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhure. Araguhanagura amarira, araguha imbaraga, arakuneshereza ibigeragezo, arabana nawe, araguha inama nziza. Ni umujyanama mwiza Mwuka Wera, ni umujyanama mwiza, ni inshuti nziza yo kabyara. Hari igihe Satani yaguhuza n'abantu bakakuroha, bakagushuka, bakakugira n'inama mbi, wa mugore wa mugabo we, ariko Umwuka Wera w'Imana wamugize inshuti, ukamubwira ngo ni wowe wa mbere, ni wowe sheri wanjye wa mbere. We Yesu ajya abana nawe, akaguhumuriza, akakugira inama, azagusanga mu nzozi muganire, azagusanga mu bakozi b'Imana, uzasoma ijambo ry'Imana, azakwiyereka. We Yesu ni uzabana nawe akakugirira neza. Imana iguha umugisha rero. Ndongera gusoza mbwira abanyarwanda turi kumwe mu gihugu ndetse n'abari hanze, nimukomere, nimuhumure, Kristo ari ku ngoma, kandi Imana yacu izatugira neza. Ibihe tuzabivamo, hari n'ayandi mateka tuzongera kugeramo, ariko kwibuka ko bizahoraho, kuko iyo ni inshingano mu buzima bwacu. Imana ibakomeze, ibakomereza imitima. Wa mwana w'imfubyi n'umurira, Uwiteka Imana abane nawe. Wowe wasigaye uri incike, Imana igukomereza umutima, Imana iguhumuriza, iguha abantu bakubungabunge, igutuma haba marayika. Imana ibaha umugisha cyane. Turabakunda. Urakoze cyane Hope. Nsoza muratubona ukuntu turi batatu, turimakiye, turikunza, twambara neza, turasohoka, turarya, umva turikunda, kuko nta cyaha kibirimo, nta tegeko ribihana. Ariko ibyo byose ubikoze udafite ibanga ryo gusenga ni ubusa. Ibyo nibyo umubwiriza yavuze ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Noneho rero mbere yuko wimakiye, mbere yuko wambara neza ngo umugabo akurebe atagucika, password ni ukubanza ugasenga. Uriya mugabo muhambirire ku ivi. Kunesha uriya Delila winjiye mu rugo rwawe ni ku ivi. Gukubita uriya murozi uri mu rugo rwawe ni ivi. Kwirukana abacuragura mu rugo rwawe ni ivi. Kunesha amagambo bakuvuga ni ivi. Reka mbabwire, njya numva amabride shower abantu babwira abakobwa bagiye gushaka ngo uzate witera parfait, ujya winjira n'amazi ashyushye mu cyumba, uzabikore pe, nta tegeko ribihana nta n'icyo bitwaye. Ariko ikintu nyamukuru gikomeye, uzasenge cyane, usenge wongere usenge. Imana ibaha umugisha cyane. Nta kindi tubabwira, imbaraga z'umugore usenga zimuneshereza ibigeragezo ni ugusenga nyine, ni ukwigiriza ubusa, ni ukwiherera, to go in the secret place, ahantu hiherereye, ukava mu ruvunge, ukava muri benshi, ukapresentinga urugo rwawe imbere y'Imana, ugapresentinga abana bawe imbere y'Imana, ukazana uriya mugabo. Nta ngufu ufite zikuru uriya mugabo mu kabari, nazo nta ngufu ufite zituma uriya mugabo ajya mu bapfumu, ni ku mavi kumuregera data wamuguhaye, ukamubwira uti Kristo, wa musore wa muhungu wawe wamaye nk'umugabo arimo yasariye mu kabari, Mwuka Wera ndagutumye, genda uzana uriya mugabo mukure mu kabari, amukurayo.
babana wamaye basaze bagiye mu rumogi mwuka wera w'Imana agenda uzanira abana bakure mu rumogi banzana ibyo Kristo arabikora kandi neza. Yego ugiye mu ruganda rw'abaguhaye akongera agashiramo indi piyesi nibatamuriza na hope na peace kuri Woman of Valor Rwanda turabakunda mugende musenge cyane muneshe ibibari imbere. Yesu abaha umugisha cyane. Amen.